Yes nongere kubaha ikaze ndetse no kubifuriza amahoro mwe bamukomeje guhitamo ndetse no gukurikirana ibikorwa bya Fly TV Rwanda munsi ku wundi ndabashimiye cyane Imana ikomeze ibaha umugisha kandi utagabanyije uyu munsi rero ibintu ntabwo byoroshye Fly TV Rwanda dukora cyane kugira ngo tubahereze amakuru y'ingenzi kandi agezweho ku gihe uyu munsi rero ntabwo byoroshye mw'abantu mwe ni fire ni moto hirya no hino ibintu ntabwo byoroshye aho bikomeje kuvugwa cyane ku mbuga nyinshi amafoto arimo aracicikana agaragaza uyu musore wanyu Rocky Kimomo ko ashobora kuba yakoze igikwe uyu musore rero ni nyuma yuko amaze imyaka twavuga ko itari mikeya cyane avuga ko abantu bose bapfukamira bagenzi abakobwa cyangwa se kugenda ugapfukama imbere y'umukobwa ngo mu rwego rwo kuba yapfukama imbere y'Imana ngo uba aba arimbwa uyu munsi rero ntabwo byoroshye uyu musore Rocky akaba rero yamaze kuba yakwinjira mu mbwa niba koko ariko abivuga we n'umutima we nk'uko abihamanya ubu rero akaba bimaze kuba byavugwa hirya no hino ndetse n'imbuga nyinshi zitandukanye zikaba zikomeje kuvuga ko umusore Rocky Kimomo yaba agiye gukora igikwe ni nyuma yuko rero uyu musore yabashije kuba yakwitangariza ko yirukanye umwe mu bakozi be yakoranaga nabo muri entertainment we uyu rero yari manager we rero ubu ngubu rero bikaba bikomeye igikuba cyacitse hirya no hino mu Rwanda mw'abantu mwe niyo mpamvu Fly TV Rwanda twaje kugira ngo tubahereze inkuru inkuru igitangira kuba kabisa Fly TV Rwanda ndetse n'umuhungu wanyu Eric turahabaye kugira ngo ibintu byose bibagereho gatano ku kande kurikirana ibikorwa bya Fly TV Rwanda uraza kuba ugezwaho inkuru nyinshi short impressive story nkuko mubimenyereye kandi zigezweho ziri guhitinga ku mbuga nkoranyambaga nyinshi byinshi rero kuri iyi story iri kuvugwa ni ku ifoto yari irimo igaragaza Rocky Kimomo yambika imetu y'umukobwa apfukamye hasi kandi yateye ivi niko bimenyerewe rero hakaba rero hari nandi agaragaza Uwizeyimana ari kumwe n'umukobwa yambitse impeta yambaye ikanzu y'ubukwe rero byinshi kuri iyi story byagaragaraga ko umukobwa yari yishimiye ibintu cyangwa se umuhango wari uri kubera muri iki gikorwa cy'ubukwe bwa Rocky nk'uko bikomeje gutangazwa n'ibinyamakuru byinshi ndetse kugeza ubu ngubu mw'abantu mwe ntawakwemeza ko amakuru yo Rocky yaba yakoze ubukwe gusa twakoraga iyi nkuru nyir'ubwite twagerageje kumuhamagara ari we Rocky Kimomo twubwira inshuro zose nimero yikaba itakundaga kuba yacamo mw'abantu mwe iyo atwitaba rero twajyaga kumubaza imvano nyakuri y'aya mafoto ndetse n'icyo yaragamije kuba yakwerekana hirya no hino rero kandi bikomeje kuba byavuga ko Kadafi Papa cyangwe ndetse n'abandi bakorana muri entertainment ya RI inshuro nyinshi Uwizeyimana yumvikanye kenshi ashishikariza abasore n'urubyiruko muri rusange kudakora ubukwe ari naho hakomotse imvugo ngo ntagikwe iharawe n'urubyiruko muri iyi meze biravugwa cyane kandi ko ari agakino kaba wenda gashobora kuba kateguwe mw'abantu mwe Fly TV Rwanda kugira ngo tupfe kubatangariza inkuru tutizeye neza tugomba kubabwira byinshi tukabiva imuzi muzingo kugira ngo byose muze kuba mwabimenya kandi ubwo bikomeje kuvugwa ko bishobora kuba ari agatego cyangwa se kuba ari agateguro aba basore bo muri RI Entertainment bashobora kuba bagiye kuba bategura indirimbo ya Papa cyangwa ndetse na Soshomura ishobora gusohoka mu minsi ya vuba aho mu mashusho yayo ashobora kuba hagaragara iki cyamamare Rocky kiri gukora igikwe nk'uko bigaragara rero ibi nabyo ntabwo twabihamya niyo mpamvu Fly TV Rwanda inkuru yose itugezeho tugomba kuyiva imuzi muzingo kugira ngo byose mubimenye nta na kimwe tubashe kuba mwakingwa mu maso muri minsi rero binagezweho cyane mu Rwanda aho mbere yuko ushyira hanze igikorwa runaka cyane mu myidagaduro ukora ikintu abantu batatekerezaga
kugira ngo uvugwe cyane ndetse ku gikorwa cyawe kize gisanga ukiri mu matwi y'abantu. Yes, ni inkuru rero mw'abantu mwe isa nkaho itoroshye. Iki cyamamare rero kirero iki cyamamare rero kikaba rero gikomeje kuba cyaba nta kintu yari yatangaza ku mbuga nkoranyambaga ziwe ndetse social media zose nta kintu na kimwe ari kuba yazitangazaho. Byose rero ni kuri Fly TV Rwanda tubigezeho gatanu ku kandi nta kibazo. Ni mu minsi ishize ubwo indirimbo ya Medi Maivo yasohokaga yifashishije akavideo k'amasegonda 58. Ubwo rero birimo kuvuga ko ibaba sore cyangwa se ibi byamamare bishobora kuba nabyo bishobora kuba bigiye gutegura indirimbo bikoresheje aka gaco bahishize abantu mu rujijo. Gusa nibi nabyo ntabwo birimo guhamywaho cyangwa se ngo bivugweho ururimi rumwe. Niba Rocky koko yabaye imbwa, niba yinjiye mu mbwa, ntabwo ibintu biri kuba byakumvikana neza. Yes, kurikirana Fly TV Rwanda urageraho uragezwa amakuru menshi kandi meza yizewe gatanu ku kandi. Yes, ntiwibagirwe kugenda udakoze like, share ndetse unakore subscribe kugira ngo vibes nyinshi zigezweho zizageze kugeraho neza gatanu ku kandi. Amakuru agezweho yose ni kuri Fly TV Rwanda gatanu ku kandi. Ndabashimiye, Imana ibarinde kandi ikomeze kuba ku ruhande rwanyu. Ciao ciao. Yes, nongere kubaha ikaze ndetse no kubifuriza amahoro. Mwe mukomeje guhitamo ndetse no gukurikirana ibikorwa bya Fly TV Rwanda munsi ku wundi. Ndabashimiye cyane, Imana ikomeze ibaha umugisha kandi utagabanyije. Uyu munsi rero ibintu ntabwo byoroshye. Fly TV Rwanda dukora cyane kugira ngo tubahereze amakuru y'ingenzi kandi agezweho ku gihe. Uyu munsi rero ntabwo byoroshye mw'abantu mwe, ni fire, ni moto hirya no hino. Ibintu ntabwo byoroshye, aho bikomeje kuvugwa cyane ku mbuga nyinshi. Amafoto arimo aracicikana agaragaza uyu musore wanyu Rocky Kimomo ko ashobora kuba yakoze igikwe. Uyu musore rero ni nyuma yuko amaze imyaka twavuga ko itari mikeya cyane avuga ko abantu bose bapfukamira bagenzi abakobwa cyangwa se kugenda ugapfukama imbere y'umukobwa ngo mu rwego rwo kuba yapfukama imbere y'Imana ngo aba arimbwa. Uyu munsi rero ntabwo byoroshye. Uyu musore Rocky akaba rero yamaze kuba yakwinjira mu mbwa, niba koko ariko abivuga we n'umutima we nk'uko abihamanya. Ubu rero akaba bimaze kuba byavugwa hirya no hino ndetse n'imbuga nyinshi zitandukanye zikaba zikomeje kuvuga ko umusore Rocky Kimomo yaba agiye gukora igikwe. Yes, ni nyuma yuko rero uyu musore yabashije kuba yakwitangariza ko yirukanye umwe mu bakozi be yakoranaga nabo muri entertainment we. Uyu rero yari manager we. Rero ubu ngubu rero bikaba bikomeye, igikuba cyacitse hirya no hino mu Rwanda mw'abantu mwe. Niyo mpamvu Fly TV Rwanda twaje kugira ngo tubahereze inkuru inkuru igitangira kuba kabisa. Fly TV Rwanda ndetse n'umuhungu wanyu Eric turahabaye kugira ngo ibintu byose bibagereho gatano ku kandi. Yes, kurikirana ibikorwa bya Fly TV Rwanda uraza kuba ugezwaho inkuru nyinshi, short impressive story nkuko mubimenyereye kandi zigezweho ziri guhitinga ku mbuga nkoranyambaga nyinshi. Byinshi rero kuri iyi story iri kuvugwa ni ku ifoto yari irimo igaragaza Rocky Kimomo yambika impeta uyu mukobwa apfukamye hasi kandi yateye ivi, niko bimenyerewe. Rero hakaba rero hari nandi agaragaza Uwizeyimana ari kumwe n'umukobwa yambitse impeta yambaye ikanzu y'ubukwe. Rero byinshi kuri iyi story byagaragaraga ko umukobwa yari yishimiye ibintu cyangwa se umuhango wari uri kubera muri iki gikorwa cy'ubukwe bwa Rocky nk'uko bikomeje gutangazwa n'ibinyamakuru byinshi. Ndetse kugeza ubu ngubu mw'abantu mwe ntawakwemeza ko amakuru yo Rocky yaba yakoze ubukwe. Gusa twakoraga iyi nkuru nyir'ubwite twagerageje kumuhamagara ari we Rocky Kimomo, atubwira inshuro zose nimero yikaba itakundaga kuba yacamo mw'abantu mwe. Iyo atwitaba rero twajyaga kumubaza imvano nyakuri y'aya mafoto ndetse n'icyo yaragamije kuba yakwerekana.
hirya no hino. Rero kandi bikomeje kuba byavuga ko Kadafi, Papa Cyangwe ndetse n'abandi bakorana muri entertainment ya RI inshuro nyinshi Uwizeyimana Marc yumvikanye kenshi ashishikariza abasore n'urubyiruko muri rusange kudakora ubukwe, ari naho hakomotse imvugo ngo ntagikwe iharawe n'urubyiruko muri iyi minsi. Biravugwa cyane kandi ko ari agakino kaba wenda gashobora kuba kateguwe mw'abantu mwe Fly TV Rwanda kugira ngo tufe kubatangariza inkuru tutizeye neza. Tugomba kubabwira byinshi tukabiva imuzi ni muzingo kugira ngo byose muze kuba mwabimenya. Kandi ubwo bikomeje kuvugwa ko bishobora kuba ari agatego cyangwa se kuba ari agateguro, aba basore bo muri RI Entertainment bashobora kuba bagiye kuba bategura indirimbo ya Papa Cyangwe ndetse na Soshomura ishobora gusohoka mu minsi ya vuba, aho mu mashusho yayo ashobora kuba hagaragara iki cyamamare Rocky kiri gukora igikwe nkuko bigaragara. Rero ibi nabyo ntabwo twabihamya, niyo mpamvu Fly TV Rwanda inkuru yose itugezeho tugomba kuyiva imuzi ni muzingo kugira ngo byose mubimenye nta na kimwe tubashe kuba mwakingwa mu maso. Muri minsi rero binagezweho cyane mu Rwanda, aho mbere yuko ushyira hanze igikorwa runaka cyane cyane mu myidagaduro ukora ikintu abantu batatekereza kugira ngo uvugwe cyane ndetse ku gikorwa cyawe kize gisanga ukiri mu matwi y'abantu. Yes, ni inkuru rero mw'abantu mwe isa nkaho itoroshye. Iki cyamamare Rocky rero iki cyamamare Rocky kikaba rero gikomeje kuba cyaba nta kintu yari yatangaza ku mbuga nkoranyambaga ziwe ndetse social media zose, nta kintu na kimwe ari kuba yazitangazaho. Byose rero ni kuri Fly TV Rwanda tubigezeho gatanu ku kandi nta kibazo. Ni mu minsi ishize ubwo indirimbo ya Medi Maivo yasohokaga yifashishije akavideo k'amasegonda 58. Ubwo rero birimo kuvuga ko basore cyangwa se ibi byamamare bishobora kuba nabyo bishobora kuba bigiye gutegura indirimbo bikoresheje aka gaco bahishize abantu mu rujijo. Gusa nibi nabyo ntabwo birimo guhamywaho cyangwa se ngo bivugweho ururimi rumwe. Niba Rocky koko yabaye imbwa, niba yinjiye mu mbwa, ntabwo ibintu biri kuba byakumvikana neza. Yes, kurikirana Fly TV Rwanda urageraho uragezwa amakuru menshi kandi meza yizewe gatanu ku kandi. Yes, ntiwibagirwe kugenda udakoze like, share ndetse unakore subscribe kugira ngo vibes nyinshi zigezweho zizageze kugeraho neza gatanu ko kandi amakuru agezweho yose ni kuri Fly TV Rwanda gatanu ko kandi. Ndabashimiye, Imana ibarinde kandi ikomeze kuba ku ruhande rwanyu. Ciao ciao.